ubuse mbikubwire cyangwa nkurebe uko meze ubaho mangamanga. nyine mbwira mwese cy'abavandimwe baberaho. Uzi ko iyo twagiye azana abagabo mu rugo. Reba hano mbare gatatu imyenda umaze kuyifura. Ngeze nsanzwe ngufurira kugira ngo umereze ibi bintu ngo mbigufurire. Hasoni Mabuja umpo iki ko ugatinyuka, wari uzi ko ntazabimenya, wakubona uza wigira umutagatifu umuturage, uzi ko nari nzi ko uri umuturage utazi mana we. ni ibiki Mabuja nakoze? Ni karibu. Uraho neza? Uraho. Ni wowe bari bambwiye? Yego. Ni karibu. Yego. Funga gake hari abandi bari inyuma. Okay. Usanzwe ukora akazi ko mu rugo? Yego. Ubu nta kintu na kimwe uyobewe? Nta kintu na kimwe ntazi. No guteka? Byose ndabizi. Karibu hano. Yego. Noneho rero ubu igisigaye ni ukuguha amabwiriza ntarengwaho. Yego. Nuyarengaho ni akazi kawe. Ni ukwita ku mwana, gukora isuku, nta kindi, guteka si wambwiye kubizi? Ngiye cyakora ibintu nzi gukora, guteka ibijumba n'imishogoro cyane pe. Ibyo byo ndabizi, imyumbati n'ibigori n'ibishyimbo byose ndabizi kubikora. Nta kintu ntazi guteka. Noneho imishogoro n'ibishyimbo n'amashaza kubivanga ubundi. Muri ibyo bintu uvuze uretse amashaza n'ibijumba ushobora kumara amezi 5 utabonye muri uru rugo, wenda amashaza uzajya uyabona. Mabuja nta bijumba murya? Bose ariko ntago ari buri munsi ku byo wanganga. Amashaza n'imishogoro ntago mujya mubirya? Imishogoro ntayo tujya turya. Uzagenda ubimenyera hano i Kigali. Ubwo Kigali mubayeho mute ko nyine uzagenda ubimenyera ko imyumbati n'amashaza n'ibishyimbo ko ari byo tumenyereye bivanze tukabirya? Ni wowe ubimenyereye ariko hano ntago ari byo wamenyereye. ubwo ngubwo muteka iki? Uzagenda ubibona gake gake, uzagenda ubyiga. Kandi wambwiye ko usanzwe uza akazi. Ngiye nsanzwe nza akazi ariko gukoropa aya makaro dore nuko azabasa. None se amakaro ameze gutya bayakoropa gute? Uzagenda ubimenya ya ninjye wayakoropye ni gutya agomba gusa. Ukita ku mwana, ukamufurira, ukamugaburira, ukamujyanira ku ishuri ku gihe, ukamwogereza ku gihe, akaryamira ku gihe. Ibyo byose nzajya ngenda mbikwigisha gake gake. Rasheri, tuza. Nibi bintu barabyose. Izo uzajya uzuhira, nukuhira nkuko wuhira imyaka. Nta birenze. Ninjye wemerewe hano kuguha amabwiriza, nta wundi muntu wemerewe kuguha amabwiriza. Ubwo se kino kintu ngikozeho ntago cyamenekara? Ntago kiri bumeneke. Ubu usanze njyewe ngiye kujya mu kazi. Injiza ibintu byawe mu nzu, ubundi ngiye mu kazi, ibindi turabivugana. Ntashye ukomeze ukora akazi. Umwana araryamye? Umwana yagiye ku ishuri. Araniga? Yego. Sawa rero ubu ngiye mu kazi. Reka ndebe isakoshi yanjye nite njya mu kazi. Sawa, akazi keza Mabuja. Yego urakoze. Kazi nzajya ngakora neza pe. Yego.
reba hano mbare gatatu imyenda umaze kuyifura. Njye nsanzwe ngufurira kugira ngo umereze ibi bintu ngo mbigufurire. Ubu igihe wakuburiye nakumvaga rega nta soni. Uyifure cyangwa ubireke? Shaka nkubwize ukuri pe. Ibi byenda byawe ntabyo mfura. Uyifure mbare gatatu wayirangije. Nta soni. Iki se byose ni ibiti. Gira vuba se. Ibi njye bifura njya mbiraramo se. Ndeba unyitegereza. Ariko ye njye urabona nabona none izi nzara zanjye nizo kwirirwa ndi gufura. None se ko naje ahangaha nita ku mwana hita no kuri mabuja no kuri boss. Ibyo se wabikuye hehe? Ntago ibi byawe njye nabifura. Wabikuye he sibyo? Ariko yibaze njyewe rasheni ngo ngiye gufura imyenda ntayo bampaye. Wabikuye he ibyo ngibyo? None se wagiye ukabaza mabuja yambwiye yuko nzajya nita ku rugo rwe gusa. Kumburiye robo. Nuko nabi bagukoresha nka telecommande. Nubwo nabi robo ariko kugira ngo ngufurire imyenda njyewe ntajya ndaramo cyangwa ntajya nkoresha ikintu na kimwe cyose. Ubyifurire cyangwa uhamagare umuntu aze bigufurire. Okay? Njyewe uranzi icyo ndi cyo hano. Uri mukuru wa uri murumuna wa mabuja nako nari nibeshye. Nari ngize ngo ntabyizi. None se ko uri murumuna wa mabuja niyo mpamvu ngo wanzaniye imyenda yawe. Okay, noneho ntabwo mvugana n'amagambo menshi mbare gatatu kangiye kugenda. Nsohoke warangije kuyana. Si ntayo mpfura. Sister bitese. Makuru ni meza. Ngiye ku kazi urabona ameze gute? Ndabona umeze neza. Ngiye ku kazi naburaga iminota mikeya. Uhora na fresher tu. Merci. Ako se ko nagushakaga. Wanshakaga cyane? Nukuri biri umbabariye twavugana mbere yo kujya mu kazi. Okay, nta kibazo reka nze ngutega amatwi. Ndumva hari ibintu nshaka ko tuvugana. Ugire vuba kuko ndashaka kujya mu kazi nsigaranye iminota mike cyane. Yego. None se iyo witegereje neza ubona hano mu rugo ibintu byose ari amahoro? Kubera icyo mbajije gutyo. Ubwo rero nawe uraho uricaye ujya mu kazi ugatahira igihe ushakiye ngo ufite umukozi mu rugo. None ndagukomeje. Ntego. Ni ukuri? Nese witegereje umwana ubona kimeze neza, ibiro biri bimeze neza. Niyo mpamvu se umwana wanjye amaze iminsi arwaye inkorora. Icyo nabonye namuzaniye imiti. Imirimo yo ndaza nkasanga imirimo irakoze. Reka icyakubwira noneho nuko abaza amasaha muri buzire uzacungure yakorera ku jisho. Umwana icyambere cyo nta muha imbuto niyo yagize ngo arazimuhaye akazanga arazirira. Ibiryo nuko nta kubembereza nta kwinginga kandi ko umwana wawe n'ubundi asanga atagira pe. Ubwo umukozi yaba amariye iki? Akandi gashya rero. Atita ku bana, atita ku mwana ubwo Yesu ubu se mbikubwire cyangwa nkurebe ko meze ubaho umangamanga. Nyine mbwira nisi cy'abavandimwe baberaho. Uzi ko iyo twagiye azana abagabo mu rugo. Bihagazeho kankwihorere nawe ngo ufite umukozi. Ese ibyo bintu warabibonye? Ego ntabibona se. Nuko wenda mba nakuretse ngo ndebe ko yakisubiraho cyangwa hari ukundi yabigenza. Bibaza ibyo bintu umugabo wanjye abimenye. Azatinda yanyirukana nawe. Azatinda kubimenya se. Kuko abagabo mu rugo icyambere cyo ntabwo ari umuzamazana. Byibuze yaba yabaga ari umuzamu ntabwo mwari kuzabimenya. Umuzamu se we ntazafuha akabivuga azabibwira boss. Icyo sinakihanganira. Ubundi kwita ku mwana nicyo cyo kuzana abagabo. Ibyo byo ngomba kumwirukana. Umva ntago ndarira hano reka nkwihorere. Reka mubanze muhamagare. Rasheli bakirukane ukuntu cyangwa kumfurira ukuntu kisuzugura ndebe ko yongera kurara hano. Rasheli sohoka vuba sohoka. Asoni
mabuja umpoye iki ko ugatinyuka wari uzi ko ntazabimenya wakubona uza wigira umutagatifu w'umuturage uzi ko nari nzi ko uri umuturage utazi ni mana we ni ibiki mabuja nakoze ugatinyuka ukanzanira abagabo mu nzu njyewe wowe iyo nagiye murumuna wanjye adahari ukazana abagabo mu nzu nta soni noneho umwana wanjye ubu uri kuri telefone ukamuha ibiryo byashiriye birimo umwana mabuja njyewe ntabwo mba ndi kuri telefone ndi mu kazi mabuja barambeshyera ni ukuri muri gahunda y'urugo rwanjye naguhaye iyo gushiriza ibiryo irimo mabuja njye ntabwo nyanshiriza ibiryo ni ukuri uwo mwana wanjye ko yatangiye guta ibiro ni ukubera iki hoya pe ntabwo yatangiye guta ibiro ninde se wakubwiye ibyo bintu ko bambeshyera gira vuba dore akira imyenda yawe akira imyenda yawe umvira mu rugo sinjye kuzahura mabuja ni ukuri ko Imana barambeshyera bakubeshyera icyo murumuna wanjye yaguhimbira Yesu we murumuna wawe se ngaho ugenda umubaze ngaho mumanuruza umurebe njye murumuna wawe namukuye he ndinda mubaza se icyakuzanye hano mabuja ni ukuri murumuna wawe arambeshyera mabuja ni ukuri mumbabarire murumuna wawe arambeshyera murumuna wawe ubwo ni ishyari ry'uko nanze kumufurira arambwira ngo agiye ngo kunkorogera ngo paka ngo banyirukanishije ni ukuri arambeshyera mabuja ngo ni ukubera yuko nanze kumufurira imyenda ye ni ukuri yazanye imyenda ndi gukubura arambwira ngo mufurire nanga kumufurira arambwira ngo agiye kunkorogera ngo paka ngo munyirukanye ni ukuri ntabwo nigeze mbikora ni ukuri arambeshyera arakubeshyera ni ukuri arambeshyera ndagiye mbikurikirane murumuna wawe arananyanga niyo mpamvu ahora ambwira niyo mpamvu ambwira ikintu nkanga kukimukora kandi warambwiye ngo nitego ku mwana wawe gusa kandi rero ntago narenga ku byo wambwiye arambeshyera subiza imyenda mu nzu ngiye kubikurikirana usibye no kukwirukana noneho ndagufungisha yego urakoze mabuja isi yakwihakana kabura namwugana inshuti magara shwida inkuru yawe mbikimikwa Gasheri ufite umwanya arangumana kumambura bino bisuko Gasheri shaka kumambura bino bisuko ese ntago ubu nyumva cyangwa umva igihe cyose wiha ibintu byo kujya unzamuraho uwo mutwe wawe unsuzugura reba mbese ukuntu ungana ese sisinu ubundi unyangiriye iki agasuzuguro kawe ubwo ngubwo ubona ngira agasuzuguro koko igihe cyose utemera ibyo nkubwira biriya wabonye ni nk'agatonyanga mu nyanja ese koko wabonye mabuja yakwizeye yabuzwa n'icyo uriya ni mukuru wanjye twonsera imwe we ariko ntacyo iki se iki igihe cyose udashaka kunyumvira umva ntabwo uzaba hano nzabuzwa n'iki nta soni yego umeze neza yego ndabona indabo zanjye wazuhiye noneho zirasa neza imvura ntabwo yari iherutse kugwa imvura yego ariko harasa neza yego mabuja karame hari ikintu nshaka kukubwira mabuja umva aya majwi igihe cyose utemera ibyo nkubwira biriya wabonye ni nk'agatonyanga mu nyanja ese koko wabonye mabuja yakwizeye yabuzwa n'icyo uriya ni mukuru wanjye twonsera imwe we ariko nakoze njye nambo we sisi bite se ubaye iki ko numva uhamagara nk'umuntu utabaza abaye iki ndavuze ngo nta magambo menshi tuvuganye uhite usubira mu cyaro kuko ibyawe nabimenye akanya se habaye iki kandi nabimenye ni wowe utuma ntatunga abakozi
urebe umwaka wose abakozi maze gutunga hano barangana n'amezi y'umwaka hejuru yawe ntabyo nese ninjye mbahemba. ntabwo ikibazo ari ukubahemba nta nubwo ikibazo ari ukutabahemba. None ikibazo ni ikihe rero? none ndakubwiye ngo fata igikapu cyawe usubire mu cyaro ngiye guhora usubire usange mama mu cyaro kugira ngo ujye ukomeza unteshe abakozi n'uyu mwana w'umukobwa ukuntu akora akazi neza kumbi aka kanya ariko ubaye iki aka kanya uraje urakibona. ubu ngubu bigenze gute niki gihinduye sister aka kanya ubu sikariye agashinzi k'agakobwa ubu siko karambona ngewe namara kugenda karambona none akira igikapu cyawe wenda wari uzi ko ndimo ndakina kuri iyi nshuro ndambiwe guhora mpinduranya abakozi. bigenze gute se kandi sanga mama mu cyaro ndambiwe guhora mpinduranya abakozi. utangiye kunsuzuguza abakozi bawe vayo hano usuzuguza Karyasi. yego ujye umenya ko abo wita Karyasi nabo ari abantu. Mwumvishe iyo record atagenda agira ngo turamubeshye. akira uyu se yagira ubwenge bwo kurikodinga are we none se ubwenge uzi ko ari wowe ubuzi urakubeshyeye iryo jwi muri kumva ngewe ari iryanjye nakubwiye umutima mubugira uri kumva wari sisi cyangwa none se ari inde ninde nyine hari na mujye kwikurugutura neza murebe mujye kwikurugutura hari naryama ngasinzira akira nizere ko wabyumvise ntabwo ushaka ahubwo yanatinya genda kuri watinze ndavuze ngo ahubwo genda iki nimusigarane iyo migi genda nugera Nyabugogo kumbwira nkohereze nta tike yawe nkeneye nta kibazo genda nta soni ahubwo nta kibazo ariko nagende pe tuti aka kanya zigeze mu cyaro oya habaye iki se ko mbona uhise ugaruka wagiye wiyemeye nk'umuntu ushoboye none uje upfukama ko wapfukamye bite byawe nje gusaba imbabazi ngiye nta kibazo mfitanye nawe nyine urabizi ko umuvandimwe wanjye ariko sisi rwose nari ndambiwe gutunga abakozi hamagara Rachel naguha imbabazi ndaziguha nataziguha ubu ni ngombwa ko nsaba umukozi imbabazi none ko atari njye ugomba kumenya agaciro k'umukozi ari umwana nk'abandi ukumva ko uburyo ubabara nawe ariko agomba kubabara none se ubu ko kuracyanteza Rachel ntabwo ari ukuguteza Rachel pe ariko njye nta kibazo dufitanye urabizi ni uko namenye ko ari wowe unyirukanira abakozi saba imbabazi Rachel nyine mbabarira ntabwo nzongera njye nakubabariye si uri umuvandimwe ntubizi Rachel mpamvu ushaka apfukamye mubaze simeruka yaramaze kugenda kagarutse sisi kugarutse yakugendekeye ute uhaguruka ushaka ko yarapfukamye arasaba imbabazi nyine kugira ngo yisubiyeho none se muri twabigenza sisi mumubabarire nzi ko kureba nabi nyine nakurebe neza muhana imbabazi byibuze nimubana neza n'akazi kanjye kazagenda neza abujani mumubabarire nawe ubwo ntabwo yari we nuko seregura umuvandimwe wanjye ariko nanone ntabwo nakwemera kujya mva mu kazi imirimo y'urugo urayizi abana urabazi umukozi nawe ni umuntu ugomba kumenya ngo ni umuntu ntabwo ari ugomba gufata uko wishakiye utuka usuzugura hari ikintu wabuze hano
ariko mbabarira ubane neza n'abakozi kugira ngo nanjye numve ntekanye, byibuze na muramu wawe abone ko urugo rumeze neza. Sawa murakoze. gahunda ko babariye ntibizongere. ni ukuri